Hello bakunzi inshuti zanjye bakunda guteka, bakunda igikoni cyo kwa Esther. Tugiye kujya twigana guteka ibintu byoroshye bidakumbitse umuntu yakwikorera mu rugo bitagoye. Nk'uko mubibona hano rero tugiye kwiga gukaranga ubunyobwa. Ubunyobwa ni ikintu cyihuse wakwifashisha wakira abashyitsi kandi ufite wenda ikindi kintu cyo kunywa bikagenda neza. Hano rero mu bikoresho turi bwifashishe turifashisha ipanu, dufite ubunyobwa bwacu urumva niyo main tugiye gukoresha, main ingredient. Hano aya ni umunyu, hano umunyu uri mu mazi, turabanza tukawushyira mu mazi tukawuvanga kuko niwo dukoresha dushyira ubunyobwa bwacu. Rero dutangira igikorwa cyacu tugiye kubanza ducane nako nagacana. Tumaze gucana rero hano ndabona umuriro utarageraho neza gutya. Impamvu ngiye gutekera kuri rino shyiga risohora umuriro muke, ubunyobwa burya ibanga rya mbere ryo kubuteka ni umuriro muke. Ufite gaze wakoresha umuriro muke wa nyuma ushoboka, waba ufite imbabura ugakorera kuri wa muriro wa nyuma wenda imbabura umaze guteka igiye kuzima, cyangwa ugashyiramo udukara duke. N'ubu nubwo rino shyiga ari ritoya ngiye kugabanya nshyiremo kanyuma. Urabona mubonye ko dore umwinshi n'uyu uwa nyuma ushoboka muke, niwo tugiye kubutekaho. Shyiraho ipanu yanjye yari yumutse, ntabwo ntegereza ko yumuka. Shyireho ubunyobwa harimo bwaga tuba twabutoye ariko nyine ntabwo wabura kwisoma. ndabona buriya bundi ndaburetse, ndabona ariyo kapasite y'ipanu yanjye. Aha rero tumaze gushyiraho ku ipanu, impamvu twashyize ku ipanu, burya ubunyobwa butuma igikoresho uri gukoreshaho gishyuha kuko nta mazi aba arimo, kigera ku bushyuhe bwinshi cyane. Bisaba rero isafuriya ikomeye cyangwa ipanu, kuko ugiye ubukaranga ku gasafuriya koroshye ushobora kuzameneka, isafuriya ikameneka vuba kandi namwe murabizi isafuriya irahenda mw'abantu. Nakuze nzi ko isafuriya ari igikoresho umuntu atagomba kwandarika kuko irahenda, kandi umuntu anayigutwaye burya ntabwo yaburara afite isafuriya, ahita ayigurisha kuko ni igikoresho dukenera mu buzima bwa buri munsi. Nta rugo na rumwe rushobora kwira rutariye, kandi ibyo turya byose ni amasafuriya. Aha rero tugeze gutya twashyizemo umuriro, ni ukugomeza tugagaragura gusa kugira ngo ubwo hasi budashirira. Biratinda kugira ngo ubunyobwa buryohe, bishatse ko bushya vuba burashirira. Niyo mpamvu navuga ngo ushyira akariro gake ka nyuma ushobora kuba wabona bitewe n'igikoresho uri gukoresha. Ubu tugiye gukomeza tugaragure, turagaruka mu kanya mbereka uko baba bumeze. Muri kubibona hano uko bugenda bushyuha, dukomeza kuvanga, buri kugenda buhindura ibara, buri kuva ku mutuku bujya umutuku ukeye, bukahinduka bukaba nk'umutuku wijimye, ugucya biri kuvamo bukajya kwijima cyane. Tugakomeza tugakaraga. Noneho hano ho tugeze n'ipanu iba yashyushye cyane, iba yashyushye, bisaba kutaruhuka. Ubona harimo bwatangiye kugenda busa
n'ubushiriraho ukuntu bufite akabara k'umukara. Tugomba kuba vijira hano nk'aka kamwe kahindutse. Uragafata ukumva ko kakituritse, urumva ko kaba kamaze gushyiramo amazi. Iyo bumaze gushyiraho amazi rero nibwo dutangira gushyiramo ya mazi yacu arimo umunyu. Kubanza gukuramo amazi bwifite n'imbere, urabona ko hari ubwatangiye kugenda bwisatura. Ubwo ni ukuvuga ko bwabaye desiderate, bwashyizemo amazi. Tugiye noneho gushyiramo amazi arimo umunyu. Icyo tugambiriye si ugushyiramo amazi, ni ugushyiramo umunyu. Twibuka ko tugomba kujya tuvanga vuba vuba kugira ngo twirinda kubutosa cyane. Aho biba bigeze hano ipanu iba yashyushye niyo mpamvu nabwiraga ko ari isafuriya yoroheje ishaka kurangira. Udafite ipanu wakoresha nk'isafuriya wenda ishaje washyizemo. Hari ukuntu umuntu ajya azisudirisha bagateramo urwuma. Akenshi ugashaka isafuriya umugenera kujya ukarangamo ibinyobwa ku bantu bazifite, ukajya uyikarangamo, kuko ukunze kubukaranga ukajya ukaranga mu isafuriya rwose irahagendera. Ahangaha murabona ko ya mazi nashyizemo yamaze gushira, yari ari kumwe n'umunyu yashyizemo. Ngiye kongeramo, nita mvanga vuba kugira ngo hose bukwirweho n'umunyu, bize kuba proportion, ntihagire ubugira umunyu mwinshi ubundi bugire mukeya. Mwibuka gukora subscribe na share na like kugira ngo turusheho guteza imbere igikoni cyacu duteka biryoshye. Ndi gukoresha telefone byangoye, nabuze uko mfata ipanu, ariko nayo yambereye ipanu nziza. ntabwo iri kwizunguza. Uko ushyiramo umunyu rero uranagutaho, ukumva ko umunyu ushaka ari uwo bitewe n'umunyu ukunda, cyangwa nabo utekeye umunyu bakunda. Komeza gukaraga kugira ngo na ya mazi washyizemo avemo, washyiranyemo n'umunyu ayabashije kugera imbere mu bunyobwa ashiremo. Urabona ko akaboko karushye. Urabona ko rwose uravanga ugashirika ubute, kandi ukazirikana ko ugomba ari nko kumbabura umuriro. Hari igihe amakara afatwa, ari nko kumbabura, urongera ukagabanya umuriro. Uko hano bigeze urebye nabi rwose bwashirira. Sinzi niba kamera yanjye iri kubereka ifoto neza, aho uko bumaze guhinduka. Murabona hano ko busa na hano biratandukanye.
yatangiye kuryoha. Yongeye kongeramo akandi kunyu. Kubera nashyizemo amazi menshi, urabona ko yatinze gushiramo. Ni ukuvanga ntushire ku buto. Ni ukuvanga rwose ugashira ubute. Hano rero urabona ko busa rwose n'ubwahiye. Genda shyiramo umunyu bitewe na go yawe. Ariko ikintu, ibanga rya mbere nakomeje gusubiramo ni ukutarekera kuvanga. Uravanga ukumva akaboko karakuriye, ariko bituma wirinda kubonamo ubunyobwa. Mubona ko nta bunyobwa mfitemo bwashiriye pe. Urabona ko ntabwo, kandi rwose bwahiye. Urumva ukuntu bugenda buturika. Cyerekana ko amazi ari kubushiramo nyine kabaye akanyobwa kumutse. Banza ariyo mpamvu ubunyobwa bukaranze butera inyota iyo bariye bwinshi, nuko amazi aba yabushizemo. Bwabaye desiderate rwose, kubera ariyo sisiteme yo kubutekamo. Bwahiye, buranishishura rwose byoroshye. Muraryoshye mw'abantu. Aha rero bwahiye, urabona ko kose gatangira kwikuraho igishishwa. Urunyobwa uzafata ukabona ni rwishishuye, uzamenye ko ubwo bunyobwa budahiye. Turazimya, ariko mu gihe tutarabwarura dukomeze tuvange, kuko ipanu irashyushye. Kuko utakomeje ngo uvange ngo nuko wajimije, bwa bushyuhe bw'ipanu nabwo bwabushiriza. Turakomeza tuvange twitegura kubwarura, ntabwo kuko bwahiye cyane tubuhunze ino panu ishyushye. Tugiye kugarurira no hariya. Tukaba turabirangije. Ubunyobwa bwacu ngubu burahiye neza rwose.
ubundi ukakira abashyitsi ukabahesha icyo kunywa ukunda. Bye bye, naho gutaha tuzagenda twiyungura byinshi n'ikindi ibintu byatworohereza ubuzima mu gikoni, nk'abamama n'ababyeyi n'abagabo kandi nabo bashaka gukunda guteka. Ni karibu kuri channel, wibuka subscribe, like